Haleluya, haleluya. Nshimye Imana kubw'uyu mwanya mbonye kugira ngo tuganire nanone ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira ku ijambo riri muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 8. Ravuga ngo nuko mwera imbuto zikwiriye abihannye. Amen. Hano turabona amagambo abiri akomeye, hari ukwera imbuto, hari n'abihannye. Abihannye bagomba kwera imbuto kuko nicyo kibaranga n'ikimana ibashakaho, kwera imbuto z'abihannye. Hano rero turabona ko ni Yohana wabwiraga abafarisayo n'abandi bose bari baje, cyane cyane abafarisayo n'abandi bari baje kubatirizwa muri Yorodani baturutse no mu Buyuda n'ahandi hose, noneho baza kubatizwa. Noneho nibwo Yohana yababwiye ngo nuko mwera imbuto zikwiriye abihannye. Abihannye rero bagomba kwera imbuto kuko hirya y'imyitwarire itegekwa n'amategeko, itegekwa n'imigenzo y'idini, iyo myitwarire ikaba iri mu magambo, bakayivuga mu magambo cyane, ndetse n'uburyarya bw'abafarisayo. Kandi dusanga ko hirya yabyo, hirya y'iyo myitwarire, hari indi myifatire yera imbuto igomba kuranga umukristo wese. Umukristo wese hari n'imyitwarire igomba kumuranga, ariyo yiyo yo kwera imbuto z'abihannye. Iyo wihannye ukakira umwami Yesu nk'umukiza wawe, nk'umwami n'umukiza, ikiba gisigaye ni ukumukurikira kandi ukera imbuto. Uwihannye rero, iyo myifatire yo kwera imbuto igomba kumuranga nk'umukristo. Haleluya. Iyo nta mbaraga z'agakiza ufite, udafite imbaraga kugira ngo agakiza kuko kagira imbaraga, nta mbuto z'umwuka ushobora kwera. Ni ukuvuga rero ko iyo wihannye hari imyitwarire igushakaho, Imana igushakaho kugira ngo ushobore gutuma n'abandi bakizwa, kuko imyitwarire yawe yera imbuto itera abandi gukizwa. Ni ubuhamya ubutanga butuma abandi nabo bashobora gukizwa. Imana rero igushakaho imibereho ikwiriye abihannye ibyaha, atari imibereho y'amagambo n'imihango y'idini, ahubwo gushakaho imyitwarire ijyanye n'ibikorwa. Ibyo umuntu asoma muri Bibiliya, ibyo usoma muri Bibiliya, ibyo uvuga, Imana ishaka ko tubishyira mu bikorwa, ukaba ari byo ukora. Ni ukuvuga rero ko iyo uvuga ibyo udakora, ibikuri mu mutima ntuba ari ibyo uvuga, nanone ni ikibazo kigaragaza ko uba utarakizwa. Ni ngombwa rero ko dukizwa neza ibyo utekereza, ibyo wasomye mu ijambo ry'Imana bikaba ari byo ushyira mu bikorwa. Ijambo ry'Imana kuko nicyo ribereyeho, ni ukuryumvira. Kuryumvira rero ni ugukora ibyo ritubwira. Icyo wasomye ukagerageza kugishyira mu bikorwa, niho urushaho kugenda usa na Yesu, kuko Yesu nta cyaha yakoze, nta cyaha cyamuranzweho. Ariko niyo mpamvu rero uko dukura natwe Yesu aba icyitegererezo cyacu, niwe tureberaho, niwe cyitegererezo cyacu, tugomba gusa na Yesu, n'icyo Imana idushakaho. Ni ukuvuga rero ko kwera imbuto ni ukumvira, ni ugukora ibyo ijambo ry'Imana ridusaba, ritubwira. Nuko rero ngo mwere imbuto zikwiriye abihannye. Imbuto zikwiriye abihannye turazizi, n'imbuto z'umwuka wera tugomba kwera, zimwe dusanga mu Bagalatiya igice cya 5. Nizo rero tugomba kwera kuko n'ikimana idushakaho, ishaka ko twera imbuto z'abihannye, kugenda nk'uko umwami Imana ishaka, twera imbuto z'umwuka, arizo z'urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza,
ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza ndetse no kwirinda. Ni imbuto rero 9 Imana ishaka ko twera, kuko nizo zigaragaza kamere ya Kristo Yesu. Uwiteka rero abane namwe kandi abahe umugisha, abahe kwera imbuto kugira ngo bashobore kubasoromaho imbuto n'icyo Umwami Imana adushakaho. Uwiteka abane namwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.